yababwiye ngo imbeba bayitegera mu nzira icamo. Gutega umuntu ruswa niba bayiguteze kuki wemera kuyifata? Kuvuga ngo umuntu aje gusaba akazi arakubwiye ati dusambane uzampa akazi nawe ukemera, warangiza ntukamuhe, ntibivuze ko yaguteze ruswa, kuko mwasambanye bishingiye ko yaje gusaba akazi. Ntabwo mwasambanye bishingiye ku rukundo mwagiranye. Urumva ko iryo shimisha mubiri riraganisha kuri ruswa. Ni nk'uko umuntu yajya gusaba serivisi agatanga amafaranga, uwayahaye akayakira ntamuhe iyo serivisi, ntabwo bivuze ko atari ruswa. So kuvuga rero ko ari ugutega, numva atari ugutega. Aba yayakiriye, wenda ntakora icyo yamusabye kumukorera, ariko aba ibyo bita richissement sans cause, aba yari ibintu bitamugenewe atakoreye. So no mwishimisha mubiri nuko rero. Uwo nguba wijeje umuntu akazi ni atakamuha, ariko aba yashimisha umubiri we bishingiye ku mwanya arimo. So numva rero iby'imitego ntabyo. Umuntu aba yariye ruswa aba agomba kubiryozwa, ariko n'uwo wayimuteze nawe ntabwo ari umwere. Nawe kereka ari we utanze amakuru mbere, nawe ubu nawe arakurikiranwa kuko nawe aba yagiye muri icyo gikorwa cya ruswa.